nkanjye undi aba bantu bose bagiraga inshuti ubu ikibazo wari ufite kirarangiye genda bigenze gutyo kandi n'ikibazo uzagira oya uko bizagenda meze mute se kudamamuje tumeze neza ko ndwara gutishimye sinagibona cyakoze icyo nari mbakumbuye cyane ntabwo wateguje how are you? How are you? I'm fine. Sikubona umeze nk'umuntu unaniwe Ego, gusa umeze neza. cyazana n'ukuntu mwaje mwambaye twambaye gute hari igihe umuntu aba ari agahita yumva yifuje kandi atari ngombwa mani mwambaye gutya ari igihe muje kureba gusa kubera iki Mani rero ujye umenya ko uri inshuti yacu ntabirenze. ako byo mani ni iby'agaciro kubagira kandi nanjye biranshimishije natwe ni iby'agaciro kuba tugufite n'inshuti yacu. iyo ufite inshuti wumva nyine bikiza kuri ubu noneho nk'iyo wagiye kuranga shere wawe none mise niyi ni ukugenda mugahanuza Ese urabona ko twambaye birenze reba ngenda ndabona nta birenze ni aho ibisanzwe utugofero fresh ahubwo Use. turuteruka namwe dore mwamuje na Mary nawe hari yagiye akoze ugura Mary ubundi bari ngombwa cyambere nuko mba mari kandi tuba tunishimye ubwo se Mary wawe yahari tukamusuhuza nabyo nyine nawe inshuti zawe ziteye mushaka nko kunywa gake nta muntu ufite inyota mwaje mu icyo mbakundira kureba nawe twari tuje bakira gusa nyine hari petit frere ntabwo muzi kandi ntabwo abakibyuka bari bibereye mu buriri dore n'uyu nguyu petit frere wanjye nta nubwo hari mwarimu muzi menyane kabisa izi ni inshuti zanjye kabisa bakwibwira nabi oya nawe bibwe nese kubona atakubwiye uko bitwaye nawe ahita ubibwira nabi Jackson. se wati wabatinya imana Ine mumbwire nesiko ndi isoni se ja babucura se warabibagiwe ko ariko babimereye nawe kibi cyabo kuzana n'ibintu byinshi oya nari ntabwo nabyumvishe neza nitwa Jackson izina subiza wamukunze se asanga yapfutse oya ni umwana mwiza umwana mwiza wo mubivugane bavugana ibiki twikomereze nabi wese ugenda se mani nabirenze none se amakuru y'iwanyu se bivuze rero bawe se ameze ubona ukuntu ka Christian gaseka neza none iyo yambaye aka kantu hari igihe ubanza kujyana imarayika ubu reba ariko tureba dore ukuntu aseka uzi ko ashaka guseka ugahita wibagirwa shere wawe ku ruhande ingo se ariko hari igihe inshuti uyikunda ariko nyine nawe ukunda wabirenze kurusha sheri oya inshuti yanjye nawe ntabwo yabyemera urabizi wese wowe kugarukeho sheri zizi zesitaye gute ko mbona uri kugenda yuntuka muri iyi minsi urabona amasanzwe edi mbona yarahinduye ariko mwitaho shaho mbona warahinduye okay nahindutse nabi nahindutse neza ubu nyine hari akantu keza nyine kagenda kiyobora uko duhuye uko mweruka siko umubona nukumva afite ureba cyakoze akazi n'abafite byose shasigaye ahesha muri iyi minsi amavuta ari kwisigaza isosiyete nyine twari tunyuze hano ngo tugusubize twari tugufumbiye urumva nyine turakomeye murakoze kandi nanjye biranshimishije niyo mpamvu mari ku bwanyu
ikibazo cyose muzagira mari kukibafashamo uko kingana kose. Nugira ikibazo ukumva cyakuremereye umutwe uzaze ngisha inama kugira ikibazo cyose muzima nyine cyabananiye tu. Niba cyo kibazo cy'inshuti. Icyo kibera aho kandi murakoze biranshimishije cyane kugira inshuti nkamwe cyanekereza. n'indobo twagenda. Sindabayerekeza. Oya, by phone. Shanari bika nanjye mbe nunganye utuntu Mary yari yagiye. Naza nyine usuze mail wawe. Shanari bindamusuhuza pe na ukuri nabirenze. Cyase ndabemera cyose cyo. Aba sister banje cyane beza baritonde baze kunekezaho bakansura kabisa. Ako nanjye reka nzajye kubasura. Ahubwo se Petit Frere ingeso zo kuza agasuzugura abashyitsi akagenda izo noneho zo twabara ko ari ibiki kabyiga ariko nzabyigaho. Jackson Soste ngwino hano mane. urashaka se Jackson ase bite man akirari sikutishimye. Soste ngiyo wifata ukazana abakobwa babiri muri ino nzu uba ufite ikihe kibazo mwawe mukuru? N'ubundi nabiketse ukuntu waje ukivumbura ukagenda ahubwo wowe bite byawe man ubwo ushobora kuza ukansebya imbere y'abashyitsi. Bari abantu icyo bavuze mu buzima bwanjye cyane ntabwo ukizi. Mu bashyitsi bari babaramo asimba muzima udabona nari bwaza n'udukobwa tungana nka turange nkatuzana hano mu rugo. wabonye hari ibidanje byaberaga hari mani wowe ntabwo ino nzu ntabwo ari inzu mani uzajya uzana gusambanyirizamo mani abakobwa. wasanze turi kuryamana ahubwo wishyari ryawe ni umunsi. Nigute wifata ukaza nari mfite n'umwanditswe ko yo kuza kubikubaza. Nigute wifata ukaza mu bashyitsi ukaza ukivumbura ukagenda uzi isura bagufashemo uzi uburyo wansebeje. Ariko ndebera bariya abantu ngo ni abashyitsi ngo barase bavuze iki kuri njyewe? Ese bari ubarusha iki? Nabatana no kumenyana n'abakobwa bazonswe noneho hari akari kitereshejwe amaguru mari ukajya ngo ni mu ntebe zase mani ntukagenda nguza n'ubukobwa bwo mu ntebe z'ibibaho mani ngo baze kwirwa bicaye muri zino ntebe zacu z'imisego. Sereka nkubaze aha ni he? Aha ni iwacu. Ugomba kuhakora ikintu cyose nanjye nkakihakorera. Nta cyaha nakoze, gusurwa n'ibintu byo na mama baramusura kuko utaratuka se umumeri waje gusura mama. Umva nyine ko ari umumama waje gusura mama. None njye n'umukobwa waje gusura umusore. Ariko wenda wari kugira mu mwaka niyo usanga ngo wasohoye ngo ujingo wabasokeye. So bari kunyizwa n'icyo Soste. Wagize Imana baza nta kintu bashaka. Wari no usanga utuno gusanga. None wari kubiba. Iza inshuti zanjye z'umumaro bro. Bari abakobwa se bakeneye muri uru rugo rwose. Niba wumva umaze ahubwo ndumva umaze kwitereka uzasezere VIP kudabona usinzibeye nazi. Uri iki cyo kumbwa gusa. Hasi ufite iriye tegeko wumva wa rero icyo nicyo kibi cyawe mari. Nawe umenya ubwenge ukamenya ikiciro urimo kukiri umwana ukiri iwanyu bigomba kwabera byose ugomba kubyumva. Ni wacu nyine nago inge cyangwa zazaga kwe kuza kwikaraka ngaho. Ngera kumutuka tugaserera Jackson. Watoze se wakora. Nari natuka inshuti yawe. Nari natuka umuntu uwari wese munagendana ibyo n'ibinande udatuma nanjye nza. Zareba amaniga yanjye nje yose baramaniga nanjye. Ari amaniga yawe buriya bakwigisha ihe nyigisho mani. Wese bakwigisha iki? Twaganira ikise kuko utanacyumva. Mani bone umukobwa wabwaje mani kwirebera views hano muri urwo mwana. Urayigura yacu hari kone mugura. Iyo ji urayigura birakureba. Birakureba none ibintu byo mu rugo uzajya uzana marine kazi urabihaha zibyigarage. Hari ibyo wishyura. Vyugisha nawe narakugezaho bro. Umuzana bahari se. Wajya ubundi bazana bahari mu rugo. Wambwiye nkamuhamagara se nkamubwira ni jewe ubu tuvugana uze kubimubwira. Ese ajya mugende nkaho uzana ari amaniga yawe y'ibirara mu rugo utababwiye. Sindi mudahangana nawe. Mbibwira mbere nkamubwira ni mfite umushyitsi azaza. Ubwo rero ntabwo wambwira ngo Mary se nabizi sinabimubwiye. Ngo wowe ushanga uzane bya bintu by'ibirara bigenda mu pocket ngo birase birabikungura icyo usibye kujyana kuba bakujyana mu ngeso y'Imana. Ajye umenya ubwenge. Ubu naye ngo ufite inshuti. Bari ababebe uko ari babi. Wemba mbona wenda no kukurusha agaciro. Ubusubu bari umuntu bari umva nyine ukuntu nesha umutwe. Rero ko buri garafrere ntibikakumvishe yuko wandushijwe. Ibyo reka nanjye mvuge.
Ubuze ikintu kizimuri kumbwira ni ikihe man? Ikibi cyawe rero ntabwo wumva ubundi uri kuva na kera wabaye. Genda muri bariya abakobwa ninde muntu wagira ikibazo akagufasha. Sibyo ubugoryi wajya umenyana mani n'abantu biyubashye bafite amafaranga. Reka musubize. Ntacyo usubiza imbesire. Ngiye sinyamvugana n'ibintu. Jackson imbesire. Nziba hose. Imbesire. Ubusugu buri kumbwira iki? Uzicuza man. Nzinga buriya njyemba mbona nazi man. Niba ari ishyari niba ari iki. Ese ko abashyitsi baza nkabicaza hariya tukaganira bitwaye iki? Kuki umuntu yakifataga? Kureba man, undi warumvanye no mu kazi kanjye mwana. Kiristera! Cara! Wino hano. Tagaterari. Wari mu biki byatumye ngwamaga kwezi ngana gutya. Tera hano iruhande rwanjye. Gute ngwamagara inshuro zingana gutya utaraza? Ukora indi muntu. Wari mu biki? Ngiye koza ibintu. None se amakuru. Ibintu nsigaye mbona ariko ubu wikora ni ibiki? Kandi mwana wanjye nsigaye mbona uri mu tuntu tw'utugeso ntazi. Sinamba ni ibiki. None umwana w'umukobwa ungana ese kukiri uracyari mutoya. Ibintu byo kurara ku matelefoni biriya bintu waduye ni ibiki? Hano muri runo isanga nabwo ndakuvugana n'abashuti banjye. Abashuti bawe iki? Ntabwo urageze igihe cyo kugira inshuti ibintu byo kugutuma ukagenda ukara ejo ntabwo tuba kuri boutique niba hari ahandi uca bikaba ngombwa ko nariza muri umuntu wawe kukureba. Ariko ndamutse nje nkakwirebera nkasanga uri kumwe n'utuntu tw'uduhungu kandi two mba numva muvugana. Reka basura mu mutatu kuko ari umushuti wanjye. Umushuti wawe iki? Umuhungu ariko mu inshuti mwe. Muragira inshuti z'abakobwa gusa. Inshuti z'abahungu ni inshuti nyabaki. Umwana uvutse ejo mu gitondo aho kumama ni biki gukekera basi. Nagukekera ariko mba nguhangayikiye. Uri umwana wanjye uracyari muto. Ubwo ejo bundi bagize ese mpamvu ko ibindi bintu bibindi mba ndi gukora ku ruhande. Nabibwirwa n'iki? Karaho utuntu tw'utugeso duturuka. Kumva ko kwakundi mba mvugira kuri phone abari ibindi bintu mba ndi kuvuga. Umwana wawe dereva ni hagati y'imyaka 16. Ejo bundi niba bamuteye. Nabuzwa n'ikiguhangaye. Umwana se nanjye si dutandukanye. Soni. Mama wazawumva umuntu. Mba ndi kumwe n'abashuti banjye bumva ko ibindi bintu bibi mba nagiyemo. Ibyo bintu ntabwo mbyumva. Ibyo bintu byo tugeso wiharaje. Ntabwo urakura ku buryo wanana ndaza kugushyiraho igiti. So, Muse mama mami biki? Oshigenda. Ninde? Kristela biteze? Nakaribu kabisa. Meze utese mwana? Mbona utishimye ra? Kubona uje utari guseka ese ubwo uje utanamenye. Okay, ndabona utatuje tugende muri karibu ntarebe mbwire wenda. Gusa ndabona utishimye pe. Shaka twicare Kristela, twicare kabisa. None subiza. Kristela. Si kutishimye wabaye iki babizi uhangayitse nanjye ubwo birabihagaze. Nubizi ko mukunda. Simwitaho ku bintu byose wabaye iki basi. Kristela. Wambi ikibazo wagize. So inshuti yanjye wowe na Eti. Gusa ubwo birinda kuba byabaye nk'umuvandimwe ubu amaraso yagiye yarahuye. Buri kintu bakibabwira wowe na Eti ko mu inshuti zanjye. Shaka ukoze iki se mwana yanjye. Kristela ko numva ngize ubwoba basi mbwira wabaye iki. Kristela ngaho mbwira wabaye iki. Mama aravuga
kikurikira kujya kuri phone sinzi nyine kuri njye Christella basi hano urabizi umuntu nkunda kandi nubaha nyine mufata nk'umuvandimwe wanjye ubabaye nanjye mbabaye Christella basi niba mama wagufata uko utari akagufata wenda mu cyiciro utarimo basi wanyemerera nkakugira inama y'ukuntu wabigenza wenda mama wawe akabasha kumva ukuri kwawe ko buriya biba bigoye umubyeyi wawe ni umuntu w'agaciro kuri wowe gakomeye cyane mutumvikana mu rugo nta kintu waba ufite pe icyo cyambabaje ni ukuntu nyine yampamagaye nzamwicara impande atangira kubibwira nati mama njyewe nta bintu bibi nkora yasabye impande aragenda kandi ndeberaho ihangane nturire sibyo ihangane nturire Christella ihangane basi nturire ndabyumva birababaje pe gusa wenda bibemo umugabo ukomerekeraho sibyo kandi kumbabaza ni ukuntu mama twe turi kuganira akatagenda yivumbuye kandi ngiye kumubwiza ukuri birumvikana Christella mere wawe niba hari ukundi kuntu agufata wowe utari nyine ubwo hari uburyo akubonamo wowe nyine utabasha kubona uko witwara siko mama wagufata ibyo uba urimo mama wabifata ukundi urumva ni ibintu bibiri bitandukanye rero reka mugire inama basi inshuti yanjye urabizi ubabaye nanjye nta byishimo nawe mfite nishima kuko twahuye nyine nkaseka kuko wenda nakuvugishije urabizi undutira benshi muri ubu buzima mbayeho reka mugire inama basi upfe kugerageza urebe Christella shaka ukuntu wicaza mama wawe umubwire uti mama ndagira ngo nganire nawe njyewe uburyo mfata uburyo mbona ntabwo ariko ibintu bimeze abantu tuvugana ni inshuti yanjye nta muntu ubyihishe inyuma nta busore buri kunshuka burimo ahantu mba ngiye mu bintu by'akazi cyangwa se gutembera guhura n'abantu umusobanuro umubwiye buryo kiko nibinaba ngombwa wenda ukabona bigoye cyane uzambwire ngewe nanze mu rugo mugufashe kuko umubyeyi wawe ni ikintu gikomeye none ari n'umumama buriya wenda washwanye na papa wawe hari ukuntu wenda biba bifitemo ukuntu bitakomeye cyane ko mama wawe niryo tangiro ry'ubuzima bwawe ufite utamufite nta kintu waba ufite Christella genda ndaguha urugero hari umucuti wanjye kera twari inshuti ashwana na mama we nyine hahandi wari kugira ngo bari baramuroze barashwanye hahandi bigera ku buryo nta n'umwe wavuganaga n'undi uzi ubuzima yabayemo nyuma y'uko bashwanye yifuje gusubirana mama we yaramuzinutswe gusa nk'uko aba ari umubyeyi arapfusha basabana imbabazi barasubirana gusa buriya wabuze umubyeyi wawe nta kintu uba ufite inama nakugiraga rero ese ubundi tukiri aho wowe mu bintu mama wakubwira hari ikintu wenda wowe wikekaho wenda waba uzi ukora nta kintu ntigiye kuko ibyo nkora byose wowe na Edi mu inshuti zawe ndabaza nkabagisha inama nta bintu ngewe nawe nkorera ku ruhande ntaba natababwiye ese mama wawe yarayihagutekerezo ngeze Christella simbizi gusa wowe mwicaze umuganiriza umusobanuro wabona usohoka buri kanya ugiye kureba Sandara kureba Edi kureba Sosite akavuga ati umukobwa wanjye arajagaraye akavuga ati ahantu ajya hose ntahabwira abagiye wowe ikindi kandi ntuzajya uvuga ngo uvuye mu rugo jya ubwira mama wawe uti mama ko nshaka kujya aha wampaye agahushya nakakwima ubyihorere nakaguha ugende ntuzongeye gusohoka mu rugo utamubwiye ngo mama ngiye wenda kubera abona ugenda ukatakata buri kanya avuga atari mu ngeso mbi agatangira kugukeka kandi buriya nubigenza gutyo mama wakanga akanamba agakomeza akabona nyine aracyabifata ukundi wowe uzambwiye ntacyo inshuti yawe tuzajyana cyewe ngusabire imbabazi basi mu cyimbo cyawe nubona yabyanze ariko ubashe kubigerageza sibyo Christella nizere ko kandi wenda ku kibazo wari wagize ubashije kwishima hari ikindi kibazo wagize ushobora kuza wowe nicyo cyonyine ushobora kuza wahangayitse utavuga udaseka ariko wenda mbashe kubona ubasha wenda kugarura isura ikintu cyari cyambabaje n'ukuntu nyine mwera tuza ngo ngiye kubimusobanurira ariko nyine bitewe n'ibintu ubwiye ndishimye nicyo cyiza cyo kugira inshuti nkanjye
ubundi aba bantu bose bagiraga inshuti ubu ikibazo wari ufite kirarangiye ugenda bigenze gutyo kandi n'ikibazo uzagira oya uko bizagenda uzaza umbwira sosiyete byaranze cyase byaremeye n'ibinanga ndahari kugufasha mu kintu cyose ntaribe kandi ndateka akaza kambuza shanjyayo kabisa kandi ugera urugendo rwiza pe ibibazo kabisa nanjye ndeba uburyo naba nirebera filime nanze usere komande yayishyize none wamuka Edibitese ni byiza mwese ko wicaye hano kuri iri zuba shanjye ntabwo nakwicara kuri iri zuba nanjye dushaka ahantu hatari izuba ubwo pe tugende n'ukuri mwese ubu izuba ubona mwese ubundi ko ndi ahantu hose hari izuba twicaye hano cyane ko ntariba si mu gicucu se n'ubundi yewe mwese ibiti byiza urebera nyuma gute se kandi wagize ikihe kibazo ubushomeri buranyishe mani sinzi ko nabwira ubushomeri rero biranagoye ku muntu nyine nkawe nta kazi ufite wirirwa mu rugo urumva kubona amafaranga biragoye pe ubukene bumeze nabi ejo niremiga akazi mbe mbonanaho byinshi none se nk'ubundi waba wumva wakora no kahe kazi sositene njye mbona mbona wakicururiza ibintu byo mu isoko wabishobora ntabishobora none se hasi wabona igishoro wakoresha babaye ko wumva nabwo nta gishoro ufite wongeye kuvuga ubushomeri mfite icyo gishoro gusa ariko nanjye urabizi inshuti yanjye kandi ngewe urabizi ndakora mfite amafaranga wenda si menshi gusa ayo kuba naguha igishoro ugacuruza ntabwo nayabura hano kuri waba ukoze pe nanjye nkagira aho mbarizwa byibuze nkakora nyine biba bibabaje urabona hari utuntu twinshi uba ugomba gukenera ntabwo kandi ibintu byose wabyaka mama wawe mama we niba yita ku myenda wambara akita ku byo urya ni byinshi nawe afite inshingano nyinshi ntabwo uba ari we wenyine yitaho ikintu cyose ukeneye ntabwo wajya ku mubyeyi wawe kuko byaba ari ukumugora cyane kuko igihe ngezemo ntabwo ari gushaka akantu ngo mbaze mama iki n'iki ndicaye urumva birababaje byoroshye gusa nkanjye nakurebera nk'ibihumbi senkani wenda ukabasha kuba wajya mu isoko ukareba wenda uko rimeze ukagerageza ukarangura ukajya nawe wisubiza wenda niyo wajya ugenda ku munsi ukunguka n'iryo 10 biba bihagije urakoze cyane pe aka ni akantu gatoya kuko ndiho nk'inshuti yawe urabizi tubanye umubano mwiza kandi ntabwo wagira ikibazo ngo nere kugufasha mu bibazo waba ufite natwe kuba tugufitiye ni ingirakamaro buriya niba ari byinshi dufasha utugira inama sinzi nyine uri inshuti nziza pe nyine niba ari ikintu buriya mba nifuza nyine nkavuga ati Imana izanarinda iki kintu kuba nabona wowe cyangwa se Christella mubabaye cyangwa se muhangayitse ndabyirinda nkanabirinda kuba byabaho rero kuba nakora ikintu nk'icyo bwacu bwa buri munsi ntabwo umuntu yahora yishimye ngo uryivemo nyine hanyuraho ibihe ukababara ejo ukishima gutyo gutyo gusa nyine kuba tugufite hafi yacu n'inshuti yacu ni ingirakamaro kuko hari ikintu kimwe uvuze mu buzima bwacu niyo mpamvu mushimiye ugiye kubona igishoro ni ukuri kw'Imana urakoze shahidi ntabirenze hari n'ibyinshi nzakora bitari ibi ngibi ku bwanyu ni ukuri pe muri abavandimwe banjye bo mu mutima nanjye ngiye gutangira gukora umva kuko ubu nkigera mu rugo ndahita ngiye kuyarira mu rugo ndahita nyakuzanira ubu ntabwo wakumva ukuntu byari byanshanze naburiwe nabuze epfo n'uruguru umva usanze ndi kure cyane kuko sinzi gusa nyine Edi
ikintu cyose urabizi wangiraho ikibazo gifitiye ubushobozi nagikora ku bwawe pe, kuko kubona inshuti yawe ibabaye usibye ko utakiri inshuti wabaye umuvandimwe nyine pe, nta kintu umuvandimwe wacu kandi mwiza pe, kuba tugufite natwe biradushimisha cyane, kandi buriya nanjye nakishimira kubona nyine mwateye imbere musigaye nyine ibintu byose mukeneye mubyikorera, nakubwira mama ngo ngo nkeneye ngo telefoni ngo nkeneye nyine akabona wabiguze, ko biba ari inzira nziza umubyeyi nawe biramushimisha akaba nawe yagushyigikira. Reka rero nanjye ubwo mbe ngiye ntariwe nikoze mu rugo nyakuzanire, ubwo ntariwe ntiyakuzanira aho mukora ikaje, nanjye tumanukane mike nsigara mu rugo uransanga mu rugo. Okay, ntariwe kabisa tugende. Swede. Hano sister nasanze mu rugo. Bimeze bite? Meze neza. Kuri hano. Cyane none yambaye kurangura nuko ngeze ahangaha ngati kanduhuke. Kuri iki? Ndacuruza mu isoko. Ucuruza iki? Ibintu by'imboga nyinshi. Mestes. Meze neza, ndimo ndetembera muri karitsiye bramwe. Ese kuri uyu munsi Sostene mutari kumwe? Buke. Kuri munsi Sostene mutari kumwe? Nese turahorana. Nabonye muhorana wajyanga muri imishumi n'imwe. Oya wiseka mana, ariko njya ikintu njya nibaza. Habura muri buriya butike umuntu bizabageza ku kimuca. Simbizi. Nese birabikureba hiki. Ikibi cyanyu rero mwese wagira ngo mwari amavubi nta numwe ujya wumva. Nta mwana ari amavubi niba ari numva sinzi. Ubwo siko naso nugira. Unsanze mu muhanda na gahunda nayo cyagura nawe uje mbazanga ibyo twatuma ntago bikureba. Ngize amahirwe ndakubona. Buriya murifata mukicara mu ntebe z'abantu ko murimo ngo muraganira ibiganiro by'abana nka muntu ngo nibageza imbere y'umuntu umubwira ubugambo bw'ubujajwa nk'ubw'umuntu ungana nawe. Ntakenewe. Asibye kuyoba idini buriya nka Sosite n'ubundi ubwo mamuna yakugiriye inama nzima watigiriye. Yangiriye inama nzima watigiriye. Niyo mpamvu mutazava mu bakene. Ahubwo se birakure ubundi kuki mbona urinjije kandi uri umuntu kuki uvugana n'umuntu muzima ukaba harabaye ikigoryi. Ubu Sosite ni muzima? Siko narinzi yuko uri umuntu muzima ahubwo yaba mama afite nk'abasosite babiri. Wajya se ukamuguranisha ngera? Wende mudakukura mu kigare kibi umenya aho bari umenya ibyacu na Sosite ntabwo bikureba. Ujye umenya ibyawe urebe ibikureba. Ubushuti bwacu n'ubwacu ntabwo bikureba. Ufite izina ryiza ryitwe ariko barihaye umuntu minjije nicyo kibazo. Ubundi ubushuti bwacu ntibukureba. Ubu muri inshuti? Turi inshuti. Sosite kiriya kigoryi cyo mu rugo ngo muri inshuti. Mbabara ujye kumutukira hirya ibyanditse ibindeba turi inshuti. Subu ni ngicye kinakumariye. Ikindi gihe ntukajya utangira umuntu mu nzira nako turahuye hano aho twe tuzi ko turahura umubwira ujavuga nk'ubwo ubugambo bw'ubucucu sibyo ufite mu mutwe hazima ntugashaka kwigira ikigoryi hagize nk'umuntu ducaho hano uri kumbwira ubwo bugoryi uvuga mukuru wawe nasoni bigutera ubwo riba nk'umuntu baducaho duhagararanye ukuntu yagenda agukomera amashyi avuga ati kano gakobwa gagaranye n'uriya musore n'akara. Mbabari ukomeze inzira zawe naye njye kwicururiza n'amasaha yagiye. Impamvu mutazaje. Ako n'ikindi gihe
ntuzahure nanjye ngo magare ubwo ngaho ubwo uri muri amatasiyo y'ikimwana hano nareba revo uriho babara wikomereze ntunyubahuke nawe sinkubahuke undi inshuti bwanjye na mukuru wawe ntabwo bukureba ujye umenya ibyawe umuntu w'ubu ntabwo abinjajwa nawe reka njye mwihere gaso nzongera kugusanga ujye umenya ibyawe nyine nzongera kugusanga mu rugo iyo mifuka nzayikubanya sibyo toka wowe nta n'isoni witeka ukaza ugashyira imifuka mu ntebe nzayikubanya ubutaha ndakugira inama ngo uve mu kigare kimwe ukaza wikaraga urikaraga n'iki si abantu tuziranye nabo abo bayihugu urajya gucuruza dodo undeke ujya urajya acuruza dodo ugenda ucuruza wajya uniyubaha wa muhungu toka yangaragashi ntabwo imbwa nkangura nazo koko ni nk'aka kaneye umwaku uyu munsi mama we birasa nkaho ibintu ndimo nabizi simundi ndarinda mpangana n'umuvandimwe ndwana n'iki koko undi mu iki ndabona inshuti ze nkabagirira umujinya nkabagirira ishyari ubundi ni ibiki ndimo uko biri kose ngomba guhindura imyitwarire yanjye ikibazo kiramo imbaraga zose nshoboye ariko n'ubundi ikibi kiranganza nzakora Sositene none arambabarira arano ukuntu maze iminsi mutuka mwitwaraho nawe namukuru nahuye na ejo bundi nkamutuka nari nasinze byari byagenze utukoko sibo nimbasaba imbabazi bazazima basi nisubiraho kuko ikigare ndimo bwacyo kirandangije yabuze gato ngo fungwe nzira bariya abahungu banywa itabi mana we wandukuye uno munsi wa none wamaye amahirwe ya kabiri yo kwisubiraho njye kureba Sositene n'abandi bose mbasaba imbabazi papa wanyu ntiyigeze aza kurya harya wambwiraga ngo iki nyine wamusaba imbabazi ngo nyine wabonaga agiye afite imyitwarire mibi kandi ega mwana wanjye ko wankubwira kuriya si uko mba nkwanga mba nguhangayikiye ese wabonaga ndi kuvugira kuri fone ukagira ngo abandi barimo ndi kuvugana nabo kandi nta bashuti banjye erega ntaho biheje Sositene na Edi ukabona nyine ndagiye nakubwiye ukabyongeye mu zindi ngeso mbi kandi nyine uba uzi ko neza ibintu nyine byo gusura ukabona nyine nk'umuntu arabwiye Edi ati nyine aze amusoke ndi kubera turi inshuti akatubwiye nyine tukagenda akaba aribyo bituma nyine ubifata njyewe mba mpangayitse ntukagira ngo nuko mba nkanze uracyari umwana mutoya sibyo nk'ubu ngubu papa wawe wenda nuko aba yagiye ku kazi aba atirirwa hano urabizi neza ko ataka ku mugoroba rero igihe ngo utumye ku muhanda hasi uriya mwana ati iriya mico yuko nsigaye mbona ibaza akanya gato usamara hano njyaga abona ko wahindutse akambwira ati ikizaba ku mwana wanjye ariko kugira ngo nzave mu rugo rwanjye kubera amafuti yawe nta bintu bibi nakoraga ntabwo ndi kuri fone mvugana na Edi cyangwa Sositene ibyo ntabwo nabyumva abashuti bawe ntarinzi nibo ubu wari kubimbwira nkabyumva gute koko mwana we ko ababyeyi natwe twarushye umwana w'imyaka 16 nayo nturayuzuza ni ukuko umuntu ufite igikuriro ngo warakuze ariko ntacyo rwose mwana wanjye mbabarira ujye uca bugufi wicare hano ujye simba nshaka gukomeza ugenda abashuti bawe nabo nshaka kubamenya
nyine nzabwira abantu mama nyine bajya baza udahari ariko ni ukuba wagiye ariko ntabwo baba babipanze kubera udahari nta kibazo mu by'ukuri kura mba nkugira mba ndi kugucyaha mwana wanjye ntabwo ari uko nkanze mba ngira ngo utazaneza ibibazo dore mana we noneho nasara ku musozi ariko tujya nk'usaba imbabazi reka twaravuganye mbona uragiye nyine uri kugendera agahinda ngaho ndakubabariye ariko nyine ugerageze urebe ukuntu wakoroshyamo ibintu murakoze ikibazo mfura yanjye ariko disi nta kundi mwana wawe ndakubabariye isubize isi ko ngukunda ariko uri imfura yanjye njyewe nabonye wandangariye ubwo ntabwo nuko nyine mba ngira ngo nkwereke ko ibintu ukoze uba uri gukora ntabyishimiye ariko mwana wanjye ntabwo nakurakarira sibyo ariko ntibivuze ko nashyigikira amafuti ngaho ugenda ujye guteka isura agasanga ntakiraboneka sibyo kandi abatuye bawe uzabanyereke mwana wanjye uzica bugufi siko ibintu ntari mbyiteze nje kugira ibyo mwanya dara mugabo wanjye nawe amaze iminsi atambura yewe yala cyakoze ubundi ni wowe wanjye ntabwo wafunze yewe Stay. ha No wishimye cyane ya bimeze bite? mana yanjye nari ndi kureba akamaci hano umeze ute cyameze fresh bafite furesheri manigasi Tuje sumva basakuje. Igo nari biri kugera hanze cyane Wese wapi? sa nkureba ariko reba byose ariko wenda we mwebwe wasanga mutabikunda none se mumeze mute urabona ko iwana ibyishimo nari mfite Murari ni yose. ndi kuri akamaci ka danje Kandi imipira ni mujya mutana. shaka ndi umupira ariko n'abahungu bose ariko dani mwebwe nkunda cyane Yego. muri Ko abambere ifite udukunda kuturusha. Ukadushyira Aya? cyane. aya nawe ese kuki muba mubihakana Mama asura mukunda kuturusha. urukundo rwa meri n'urukundo rw'aba Nashe rufite. aya nashirite Aya ugomba kumushaka. ese ubu namufite nkaba naramubereka urazibeshya pe ibaze kweri sheri ya rusemani gasa karutete Iyo mari sheri uyu wawe. urazi se njye bizanangora kubona sheri ko urukundo rwose murarunyereka turishimana muri siko Gute? Nese twebwe tuzabagore bawe. wenda nk'igihe cy'umugore nikigera kizaba cyageze ariko muri ibi bihe tuzanyonamo njye namwe tukwenyine aha sheri muzamuhaba wenda gakeya asibye ko nuko tubanye biranshimishije ubundi si ubwo sheri yaza gukora iki aha nawe tuzakubera umugore Sheri wamukeneye uzakubyarira abana. uwo nguwo azaza mu gihe nzaba naravuye kwa Muzajya meri muhorana. ariko urukundo nkeneye ubuzima bwanjye narubaka urugo muraruma pe hari ikintu mu nyuma se Ariko hari akantu sose akunda. kameze Akunda kukwita manigari. Yego sha. Iriya zina. Naryibagiwe. twakuze mu bwana turi muhamagara gusa guhera ubu ngubu Ni nsigaye Kristera. hayi sha umva ujya ugomba iyo urimamagaye sha hari igihe nibaza niba muri kumwe n'abasheri banyu niba munyereka nyine mukama ibyishimo n'inshuti yanyu abasheri banyu muba muri kumwe Ibyo tubireke. muri kuntera ishyari nanjye mushaka oya Twese akarere ubu biba twese ko turaba tubafite. Okay. Ne. Tutagiye kure. Twajya tugushimire nyine. Ni inshuti nziza. kuri kuntera ubwoba Ntabwo. gushimira turagutera ubwoba komeze dikomeza ukandumva kari kuza neza Ni ingenzi nyine ku buzima bwacu watubera inshuti nziza utugira inama aho turi mu nzira mbuka tugarura nyine sinzi ukuntu nabivugamo gusa nyine turagushimiye tubiye ku mutima warakoze ni ukuri pe sinakoze ikihe kintu nyine ibyo bintu byose nakoze byari mu nshingano zanjye turagushimira cyane turagushimira cyane cyane watubereye umuvandimwe mwiza uradufasha
nari ndi mu bushomeri uraza uranyegera uranganiriza mu igishoro ndakora ibyo nabyo ndabigushimiye cyane. ikintu nagushimira meze nyine ukuntu mbere yaratangiye kuvuga ngo nabaye ikirara kubera mvugira kuri fone ngenda nkatinda nkajyana atabizi ku nama wangiriye nyine twaricaye ndayimubwira numva nyine aranyumvishije ndishima nyiri ubu mu rugo ngiye nawe turaduseka kandi bwa mbere nyine uretse ko nahoraga avuga ngo ndi ikirara nyiri ibintu inama wangiriye mbese igihe narazikunze. gusa siko mwatuma umuntu agera munsi y'akarira. Oya ni ukurure inshuti nziza. gusa ibintu nakoze nanjye mwarakoze kunyizera mukangira inshuti yanyu. Icyo cyizere mwangiriye icyo cyatumye murabira byose kandi ya ni bikeya muzabona byinshi kuri byo. Ngiye muri kumwe nanjye ntacyo muzambura nanjye mfite kiretse ikintu nzaba nyine mbona nta bushobozi nakibona. gusa cyiza ni uko wenda mwagize umutima mukabitegereza mukavuga utwenda n'ibishimwe biba rikwiye kandi nanyura umuntu ukora ku mutima nyine aya gusa nyine murakoze kuba wenda mugize igitekerezo mukanshimira nanjye birashimishije. gusa nyine mwumve yuko mwisanzuye kuri njyewe nimuzumve ko nyine ari ikintu cyane garafremera bimeze bigeze rero se mwana wumvuye nyine ngiye kuganira se ndabavangira kutuvangira gusa ariko jya wibagirwa n'ibintu wakoze ushize uje kugira umutima niba uzi ko uje kutubuza amahoro yacu waba wisubiye mu cyumba nawe nase mwakumva se kinzanye urasita amati kukivuga ntaribe mwana Sostene namwe nshuti za Sostene rero nambere masaka abase Sostene wenda wowe uri mukuru wanjye turamenyeranye gusa bano bari bashyashya numva nagiye kirekire giciyemo tuziranye gusa nyine ubushize naberetse isura itari nziza naraje ndabasuzugura nyuma yaho hari n'ibindi byabaye mwebwe mutazi nahuye na Edi dora mu nzira hararuguru kwa Bakamanzi bwira nabi pe ngwiki ugira ute yakubwiye nabi se Jackson kuki ungenda mu bintu byose mani waraje umbwira nawe ujya no kuntukira inshuti wowe Sostene nicyo kintu kinzana basi banza wumve ikinzanye basi ubundi Jackson umuvandimwe wanjye kuki ungenda mu mani basi wanyumvise wongere yicaye hano ari uko nishimye n'abatinde cyangwa se wenda bitewe n'uko mumbara mushobora kuba ndi na hano nkaba mbabangamiye njye nari nzima no kubasaba imbabazi ejo bundi i Kigali nagenderagamo nakita i Kigali nari nzi ko ari inshuti zanjye nzima kandi nziza ubundi bagiye mu kunywa ibiyobyabwenge barabafata barabafunga nanjye bari banjyanye n'uko ngiye bansatse bagasanga nta biyobyabwenge kuko ubundi abandi barabatwaye n'ababinyweye bose rero mu by'ukuri nyirokoko uwo munsi nahise ashimira Imana nshimira Imana ko yandinze gufunga kuko icyaha cy'urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko kandi gihanishwa ibihano biri hejuru basi ndabinginze nakoze amakosa menshi narabababaje njye narisuzumye nsanga ibyo nari ndimo imbere byari amafuti kandi sinabyo basabye imbabazi nararebye nsanga ibyo ndimo sibyo Ese Jackson nanjye nk'umuvandimwe wawe gute ushobora kwifata fone yiboreye nayo gute ushobora kwifata
bwa mbere urabizi warabanje twicaranye hano tangira kumbwira nabi ngo nabashyingo hano bashyitsi n'abashaka hanga ibiki Jackson arakwihoreye nk'umuvandimwe hano ni iwanyu nanjye ni iwacu hano ni mu rugo sinabikomeza urifashe noneho ibyo biranarangiye byanjye nawe wadushye n'umushyitsi wabonye hano mugendere mpaka muhuye ese ni ikihe cyatuma kubikora se wabikoreshwaga n'iki nihe mpamvu nyine yaguteye kugira ngo tushwane nanjye wumve wakifuza no gutuka numvise ngo waramuteye marahuramo nawe umugiri sinzi n'ibyo wamukoreye ibyo byose wabikoreshwaga n'iki imbere yuko basi wenda wanaza gusaba ibibazo waza utubwira impamvu yatumye ibyo bintu byose ubikora mu by'ukuri nari mbafite ishyaka none se Jackson si umuvandimwe wawe wabonaga ari iki kintu kirenze hagati yanjye n'aba bana b'abakobwa kiri kujya mbere mu byo wangiriza sosiyete nk'uko ubizi hano mu rugo mara igihe kirekire nta nshuti iraza kumusura nese niba nta nshuti ufite ni ngombwa ngo ndenganye njye uzifite maze igihe mbasabye imbabazi niba mutazima ntari ndagenda nihakata ariko ngewe kuri ngewe ndumva mbasabye imbabazi niba mumbabariye ndabumva bose nawe utambabare ngo nyine ndabana n'ako gahinda gusa naraba yarumukira mu gihe tutagiye kure buriya bintu ntabwo nigeze mbikomeza nawe ntabwo yari wowe gusa njyewe narakubabariye pe ko ntabwo nari kubikunda wasabye imbabazi barazimye narakubabariye ndetse nubwo urigaruye ndakubabariye njyewe hagati yanjye nawe nta kibazo gihari murakoze cyane gusa Jackson urabizi uri umuvandimwe wanjye turavukana pe papa wanjye n'umwe nawe mbese urebye ababyeyi banjye nibo bakubyara niba ari ikintu kibabaza ni ukubona abavandimwe batumvikanye barimo baratongana kandi bavukana ari abavandimwe kuba rero byabaho gutyo ugasanga situhuza mu rugo uraca hano ntahanyura ugasanga udebye nabi nakora ku kintu cyawe urabizi turararana twaryama ugasanga ibintu ni ibibazo nyine ukabona ko tutishimanye mu rugo byakuraho impamvu nyinshi zaturukamo ugasanga tugiranye amakimbirane maremare kuba rero ufashe umwanya ukabona ko wakosheje ukaza kunsaba imbabazi ni iby'agaciro n'ikintu kizatekereje gusa kuri njyewe pe sinakurakariye gusa nyine nari nayobewe ikintu kiva mbere kijya mbere nyine pe byari byancanze gusa wenda ubwo mbimenye ibintu by'ishyari ntabwo ari byiza wambwira uti waza ukambwira uti muvandi ko mbona ufite inshuti ebyiri waretse nkiyungamo wenda nanjye nkaba inshuti yanyu mwese tukaba bane Jackson ari kubikwangira sosiyete si ukuvuga ko ari kubinyangira none se ubu Jackson usibye ko pe ntanakubabarira gusa ariko reka basi wenda uhakura isomo n'ibindi wenda hari n'ibindi byaza ku ruhande ugasanga nabyo bigiriyemo ishyari nubona hari ikintu washobora gusa ngewe nta kintu wasaba ngo nyikwime uri umuvandimwe wanjye turavukana wumve wisanzuye muri twese izi ni inshuti zanjye urabizi nibaza kuza uzafate neza ubakire mwishimane ntaguhejwe muri twebwe murakoze kumbabara ubu ndumva nduhutse sinabibabwira ngo mubyumve kandi nyine ntuzongere waza nawe tukaba turi kurebana agafilime ntarebe sibyo turakubabariye turakubabarira pe sikari bwo nabona uburyo muri inshuti nziza